Okay, niba ukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye birashoboka ko wabonye ino foto aho bakubwira ngo u Rwanda rwinjiye mu kigaga cy'abakora amafaranga kuri TikTok binyuze muri video zabo. Ese byaba ari byo? Ntago ari byo. Ngiye kwereka easy way uko wamenya ko niba TikTok yawe nawe niba koko aya makuru wabonye ariyo. Muri iyi minsi mwitondera abantu muri iyi minsi basigaye bakoresha AI bagavumbura gahanga ibintu bashaka guhanga bitewe n'amarangamutima yabo. So ariko umunsi nje kumara amatsiko mwereke niba koko aya makuru kubona ko ariyo. Mwereke uko wacekinga TikTok yawe rero niba koko nawe ugiye kwinjira mu kiga cy'abagiye gukora amafaranga anyuze muri video zabo. N'utari wanayifungura nawe uze kugira ishyaka yo kuyifungura kugira nawe ibyaze umusaruro. Ariko ni uri mushya wageze kuri Promoter Official mwayikaze ngiye gusonana byinshi uje gusobanukirwa byinshi. Niba uri mushya ukande subscribe ukande like kugira ngo unye byinshi bikubiyemo. Ucyo usabwa na kindi nukura video gwera ku mutangiro ryawo ukagera ku musozo yawo utiri utarutsa n'ijambo na rimwe kugira usobanukiwe bino bintu. Amakuru niba ari ayanyayo niba atarayanyayo. Rero usabwa kubana nanjye gwera ku mutangiro yawo ukagera ku musozo yayo udacitswe n'ijambo na rimwe. Muhayikaze mugiye kubana na Promoter cyangwa Sample w'abanyarwanda bakunda cyane. Ngo ikwereka amakuru yanyayo ibivugwa yuko ngo Rwanda ashobora kuba rwajoininze TikTok mu buryo bwo kubyaza umusaruro binyuze muri video zabo apana gukora live stream. Muhayikaze. Okay, uyu munsi rero ngiye kwifashisha TikTok ebyiri itari yo mu Rwanda n'iyo mu Rwanda turebe koko impinduka zabaye ese nizi. Ngiye kwereka kuntu wabimenya uko wabyicekingira na udahuye n'abantu baza bakwereka ibifoto by'ena rimwe ngo TikTok yawe ngo y'Inyarwanda ngo ngiye mu kigega runaka. Ngiye kwereka ko wabimenya. Okay, noneho tugiye kucekinga ibyo twabonye kwira foto koko u Rwanda nari rwinjiye mu kigaga cy'abantu bashaka gukora amafaranga kuri TikTok binyuze muri video zabo niba koko ari byo. Turaza dukande kuri TikTok yacu. So mbere yuko dutangira ngiye kubabwira yuko iyi TikTok iri kubona hanga nafunguye yitwa Sample nyifunguye ejo bundi nguye nayifunguye mu Bwongereza niyo mu Bwongereza. Ndaza nkanda no hejuru manze ngende checking imbereke itandukaniro. Iyo twageza dukanda kuri balance hanga nk'ukuri kwibona no hejuru. Tugiye kugenda turebe ibindi batuzanira. Bahise tugeza kuri page umeze ukunguka aricyo bita live rewards monetization payment method. Twebwe turakanda monetization ahanga. Turakanda kuri monetization tugiye kureba koko niba koko ibyo bintu babonye mira foto abantu bakwirakwije niba ari byo cyangwa atari byo niba ari bihuha. Twahise tugera ahanga rero. Bahise tugera kuri monetization yacu already hanga nuko njye nakanzeho hano handitse ngo service breed connection with potential clients when you n'ibindi hanga handitse live reward go live to start receiving gift from your viewer and n'ibindi bigiye bitandukanye. Twebwe twita tumanuka hano hasi work with artist and create marketing place aricyo bita create reward program. Rero nugendera kuri ira foto twabonye ubundi bisobanuye yuko yanditse ngo creator reward program nicyo kigega ubundi umuntu akeneye umunyarwanda kugira ngo ajyemo kugira ngo abashe kuba yageninga ibiciro binyuze muri videos. Uzaza ukande kuri iyi ngiyi irahanga. Uraza uyikandeho tugende ndikubereka itandukaniro. Ndaza no kubereka TikTok y'Inyarwanda ture niba turi kubona niba ari byo. Iyi ngewe nafunguye ngo ni international ariko nyifunguye ejo bundi byo nago mbikoresha cyane tu. Twahise tugera ahanga isa tubwira ngo you are so close to join. Ahanga bakubwira ngo ahanga batubwiye ngo you are so close to join. Uri hafi yo kujoininga. Zatubwira ngo create rewards program. Correct the reward from 1 minute plus videos or rewards from quality content. Monetization with other top creator. Hakyo nono bita ngo top join you must kugira ngo joining cyangwa winjire muri iki kigega cya creator rewards program nuko at least ugomba kufite imyaka 18 be at least 18 years old.
aha tugira ngo hasi tugira ngo kugira joining ugomba kuba ufite you have at least 10,000 followers, ugomba kuba ufite ibihumbi 10 by'aba followers. Hano hasi tugira ngo kugira ngo just winjire muri iyi tena iyi program minsi 30 ugomba kuba ufite ibihumbi 100 bya views kugira ngo just winjire muri iyi program. Basa tugira hano hasi tena for more details on the creator rewards program or the report program, view the view FIQIC. Anga kugira ngo just joining ni bingibi bagusaba kugira ngo ujoining muri kiriya kigega. Barakubwira ngo at least nuko ufite imyaka 18 ukaba ufite n'ibihumbi 10 views, ibihumbi 100 mu minsi 30. Anga twebwe ushaka kubwira ngo find me when I am eligible. Anga turakanda hanga batubwira ngo muzamenyeshe mu gihe nzaba nemerewe. Asa tubwira ngo you will be notified, uzemererwa cyangwa uzakira ubwo busabe. We will send you publish notification and email when you are eligible to join a program. Batubwira ngo tuzakoreza message cyangwa ubutumwa bukwereka yuko muri message yawe niba wemere kujoininga iki kigega. Turakanda nitse ngo gariti wowe tutadukanda. So hariya uko nako batubwiye ngo joininga already basobya ngo you will be notified when eligible. Bere kandi batubwiye ngo notify me when I'm eligible. Anga tusheto akanda. Iyi niyo mu Bwongereza, nakoze yo mu Bwongereza. Ngiye gusubira inyuma nanga nidusubira hangaha batatubwira ni ariyo ko ariyo mu Bwongereza already. Anga naga ari byo nje kubabwira ahubwo dusubira inyuma ko twebwe dufite account ebyiri kugira ngo mbereke uko bimeze. Ndasearchinga nkande kuri account ebyiri, iyo nari mfite yo mu Rwanda na creatinze nubwo TikTok buriya TikTok nago nkunze kuyikoresha cyane, nango spendinga umwanya munini cyetse yonje kwahereza amakuru uko bimeze. Twahise tugira hanga iyi ngiye niyo nanafunguye inyarwanda, ariko nubwo nakunze wenda kuyikoreshaho cyane iyi ngiye ni inyarwanda nafunguye, wenda rimwe na rimwe njya nyuza utuntu ariko nkunze gukoresha TikTok cyane. So tugiye kuza dukandite na kuri ubudomo butatu tugende turebe itandukaniro. Naberetse ariyo mu Bwongereza nafunguye ejo bundi, iyi ngiyo niyo mu Rwanda iri sanzwe ihozeho. Turakanda tanditse ngo hanitse balance hano hejuru tena tugiye kwakanda turebe ese itandukaniro niri. Twahise tugira hanga nureba ibyo twari twinjiyemo hariya kuri ya ndi ya mbere ukona ko ijya gusa ningi. Turaza dukanda monetization, tugiye gukanda kuri monetization turebe ese koko isa n'iyo mu Bwongereza twabonye hariya. Nibyo tugiye kugenda ducokinge turebe. Hanga turacyari gucekinga connection iri kugenda bagake, ariko tugiye gucekinga tugende turebe. Twahageze TikTok Studios post analyze. Hanga bitayi bitwereka service breed connection with potential client when nibindi. Hanga live reward go live start receiving gift from your view nibindi. Hanga urukubona nitwitegereza neza hahandi munsi yizi join and reward details nago bya bindi bari kubitwereka kandi creator and handitse ngo creator reward program byo nabyo bari kuduhereza. Bivuze ko hangaha iyi ngiyi ni Nyarwanda already yo nabyo ifite, ariko twebwe dukanditse subscriptions niho titadukanda hangaha munsi. Tugiye kureba ibindi bihari. Basatubwira join subscription to monetize your content you could receive. Ahanga bisa bitwereka ahangaha bitonalize yaho basatubwira ngo join subscription to offer exclusive benefit that only subscribes enjoy. Breed community to connect more closely with you subscribe. Get pay as you community of subscribe grow. Angano no wasatubwira ngo you are not eligible to join. Already bayisabe dusobanura ko you are not eligible to join, ntabwo wemere kwinjira muri programme ya creator reward program. Already anga bisaba bitubwira ko tutemerewe ko ari yo mu Rwanda. Satubwira at least kugira ngo nabyinjiremo mu gihe waba unemerewe nuko waba ufite at least imyaka 18 already yaravivutse
zatubwira you at least uba ufite aba followers 10,000 ukaba ufite na view 100,000 buri minsi 30. Zatubwira ngo meet our community deadline and creator code of anga twara bi joinings. Zatubwira by joining you are agree TikTok creator subscription receiving agreement already ngaho twarahakanze kuna ko bazatubwira ngo you are not already zatubwira you are not eligible to join already ngaho bayise babitubwira yuko you are not already you are not eligible to join. Aya makuru yarasobanuye iki ku bantu mwabonyira foto bivuze yuko nago iriya ntago twemererwa gayi nibura umunyarwanda kwa wakwinjira muri kiriya kigega yukanise ahangaho usibye kujya kuri live ahangaho wakanze ngo view niho wikandira ahangaho ibyo bindi byo nukubabeshya gaduye dukanze ndetse ngo join iyo wakanze ni bakuhereza kukanda kuri join skills na handi nibyo gusa bakuzanira na bindi gayi bakuzanira byo kuvuga ngo rajya ngo kumonetizanga ibingi bikonda cyaka ko aya makuru yo muyiboneye kari ukunguko ibintu biba bimeze atari ibintu byo kugira mu wawe paid hona naberetse mu wawe paid aba babikweretse iba bikubiye muri izi video baguhaye ahanga handitse ngo program for you join aha yo akanze urakanda handitse ngo join service plus to monetize your skill ahangura akanda bitewe n'ubumenyi ufite akaba ari bwo wenda ukora nko wenda content ya choose your content focus gemezamo iyo dukanze tena hera kadukande handitse subscription connect notify when I'm eligible ahangara ukona ko aha nabihari basatubwira ngo all programs unknown ahangaha notify recommendation angaye dukanzana reka turebe turanga turamanuka gatoyi anga satubwira ngo iyo tumanutse hano hasi satubwira ngo create a reward program if you are hanga iyo dukanzana umunsi tugiye kureba kuri ibitekerezo byo kugira ngo ubashe kujya muri kiriya kigega kuri izi boro kwa hari ahandi ho twebwe nabyo baduhaye create a reward program basabi tubwira the creator reward program. You are giving you the chance to collect reward just for sharing your original video content 1 minute along. But that not all, joining the program also gives you access to and nibindahanga when you can easily track your reward and the content performance to improving your strategy as you go. And as of spring 2025 the program now focuses more addition reward offering when more opportunity to collect anga nibindi iyo tumanutse no munsi atatugira ngo join the creator program ni ibingibi bisabwa noneho to dive right in anga witeguye kubyinjira mutwagiye anga no just make sure made this anga satugira ngo program is currently open the creator in the United States, United Kingdom, Japan, South Korea, French, Mexico, and Brazil. Also, you must be based on one these country and you have any account registered there. Basa tujya kugira ngo winjire muri iki kigega cyangwa winjire muri kiriya kigega cya creator reward program nuko ugomba kuba ufite access cyangwa uba muri ibi bihugu bigiye bitandukanye harimo United States, United Kingdom, bihugu Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru na Mexique na Brazil kandi ukaba ubarizwa muri ibyo bihugu kandi ukaba ufite account isa nkaho wakoreyeyo cyangwa wakoreyeyo muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye. Basatubya your TikTok account should be in good standing. TikTok yawe ugomba kuri mu murongo mwiza kandi kabihagaze neza. Mean you follow our community deadline kandi bisobanuye ko ugomba kubukurikiza community deadline and team service ukabukurikira n'amabwiriza cyangwa na service ya team. Ibindi byo murasanzwe mubizi bisanzwe bikubiye muri ibyo ngibyo twagiye tubona hari hejuru ariko ikingenzi twadushaka kubereka nuko ahanga nkuko mwayibonye ahanga
nkuko mwayibonye kugira ngo ubashe kujya mu yo bita creator reward program, nuko ugomba kuba uri mu bihugu niba udafite TikTok itari muri UK, nibe muri Amerika, nibe mu Budage, nibe mu Buyapani, nibe muri Korea y'Amajyaruguru, nibe mu Faransa, nibe muri Mexique, nibe muri Brazil, ho nango uzajoininga kino kigega. Ko nako ese uribaza kuko niba TikTok ko international ukaba n'Ubushinwa butanarimo kandi bavuga ko ituruka mu Bushinwa, uribaza icyo kintu. Bivuze ko mu bihugu byose bituye isi, ibihugu byemerewe kuba byakoresha TikTok kuba byajya mu iki kiga cya creator reward ni ibihugu bitarenga bingahe: 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nago birenze ibihugu 9 mu bihugu magana bituye ku isi, haba abahindi n'abandi bagiye batandukanye. Nago bimire kujya muri iki kiga cyangwa gukura amafaranga muri iki kiga cya creator reward program. So rero iyi video niyo mwari mukeneye ku bantu bajyaga babonyira foto kavuga udafite account iherereyeyo, icyo uzakora nukujya live gusa, nta kindi uzakora. Ni ibyo ngibyo mbaje kubabwira, kandi abariyo nuko bafite imyaka 18 bakabona gira views 100,000 mu minsi 30, bakabona bafite n'ibihumbi 30 by'aba followers. So rero nifuje kubahereza amakuru ku bantu babonyira foto bakavuga ngo u Rwanda rwa joininze. Yego wende iyo process wende yabihari, ariko urukumva ko igoye cyane niba n'Ubushinwa butanarimo n'ibindi bihugu byose byo muri Afrika. Wabonye ko muri Afrika none n'igihugu na kimwe kirimo. So ndakura cyane boss sample moto w'Abanyarwanda, kandi like iyi video kandi na subscribe, usharinga inshuti yawe rifite amakuru kumva yuko ngo u Rwanda rwa joininze. Ayo makuru yo nayo banavuga. Ese uribaza koko iyo foto no wayibonye kuki batayitangaje utayibonye kuri YouTube n'ahandi? So birashoboka yuko iyo foto wayibonye ukibaza ibintu bigize bigiye bitandukanye, no kuri za TikTok ari abantu bagiye babipostinga ibyo bintu mu byerinde. Dore ko muri minsi haje ya AI abantu basigaye yifashisha ubwenge buhangano bitewe n'ibyifuzo byabo n'ibyo bashaka, bakarema ibyo bashaka bakabikwirakwiza muri rubanda kandi abatari byo. So ndizere ko iyi video gufashije. Ni wa muhungu sample moto w'Abanyarwanda, sample ubakunda ni kuri sample moto wahageze kana subscribe, duhure mu yindi video. So nk'ibisanzwe ndizera ko amakuru agufashije ni kumenya byinshi. Watwandika muri comment tukagufasha ibyo ushaka kumenya n'ibyo utasobanukiwe. Turakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.